Ndabashuje cyane mwebwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde, kandi turabakunda cyane, turakunda ko mudukurikira igihe cyose. Ni ukuri tubasabiye umugisha mwinshi cyane kugira ngo Imana ijye ibarinda. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu Majyepfo, mu Majyaruguru, mwese turabakunda, n'Iburengerazuba n'Umujyi wa Kigali. Muri uyu mwanya rero tubonye amakuru mashyashya, amakuru akomeye cyane. Twavuga ngo ni amakuru atangaje, ni amakuru y'ibyahanuwe n'ibyo tugeze mu minsi y'imperuka, ko igihe gisohoye abana b'Imana, itorero ryenda gutaha. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko Yesu Kristo yenda kuza. Mwebwe rero mudukurikira mube maso kandi musenge, abasenga Imana, abanyamasengesho mufatireho musenge kuko igihe kirageze. Yesu yaravuze, umuririmbyi yaravuze ngo nimubona igihe cy'umurimbo gihagaze ahera, muzibuke ibyo nababwiye. Ibyo ni byo yavugaga, ni ibingibi ngiye kubabwira muri uyu mwanya, ukuntu Kiliziya yemeye guha ubupadiri abasore bafite ibyiyumvo byo kuryamana n'abo bahuje ibitsina. Murumva rero ko icyo ari ikibazo, ni ibintu bikomeye cyane. Mu gihe cya kera i Sodomu n'i Gomora harimuwe nuko Imana yaje kuza irebye muri uriya mudugudu Sodomu n'i Gomora, isanga huzuye ubusambanyi, ariko noneho hiyongeraho ubusambanyi bw'ubutinganyi, aho abagabo bendaga abandi n'abagore bakenda abandi. Icyo nicyo cyababaje Imana rero. None n'ubu ngubu uri kubona ko kiri kugenda kigaruka, ariko Imana irababaye, dore ko byanahereye muri Kiliziya, aho bavuga ko basenga Imana, aho bavuga ko bemera Imana. Murabyumva rero mwebwe mwese mudukurikira, musenge Imana kugira ngo Imana ibashe guhindura byinshi. Ariko navuga ngo ibyahanuwe byose bizasohora, kuko icyo ni ikimenyetso kigaragaza kugaruka kwa Yesu. Ibyo ni ibimenyetso biri kugaragara, kuko hari ibindi byinshi cyane Yesu yavuze. Muri Timoteyo haravuga ngo ibice 3, umurongo wa 1, havuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo hazabaho ibihe birushya, ibintu bikomeye, intambara, impuha, inzara, mbese n'ibindi. N'ibi ngibi rero bitangaje, aho abantu bahuje ibitsina bagenda bahura, kandi Imana yaremye umugore n'umugabo kugira ngo bazabane, ariko Satani arimo ari gukora cyane, ari guhindura ibyo Imana yaremye. Ubwo rero abasenga bafite umwuka w'Imana, musenge kugira ngo Imana igire ikintu yakora. Satani ari gukora cyane kugira ngo azabone abo azisasira. Natwe reka dusenge Imana, dusenge cyane kugira ngo natwe tuzabone kuzabana na Kristo, kuko Kristo nawe ategereje abe no kugira ngo azabane nabo. Twari twiteze yuko hano muri Kiliziya Gatolika ari basenga Imana, ariko bigaragara ko atari byo. Ni kuko niba abasore nabo bagiye guhabwa ubupadiri, kandi bakongeraho bafite ibyiyumvo byabo n'abo bahuje ibitsina, ubwo urumva ko rero ari ikibazo. Iyi nkuru rero twayikuye ku igihe.com. Reka nyibahe birambuye, namwe muyiyumvire. Uyishaka ushobora kugenda ukayisoma kuri igihe.com.
iravuga ngo Kiliziya Gatolika y'Ubutaliyani yatangaje ko abagabo bafite ibyiyumvo byo kuryamana n'abo bahuje ibitsina bemerewe kuba abapadiri igihe cyose. Bemerewe gukomeza kuba ingaragu no kwirinda gukwirakwiza iyi myemerere yabo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Urumva rero mwebwe murabyumva, niba bemerewe kuba abapadiri ariko bakaba bemerewe kuba ingaragu no gukwirakwiza iyi myemerere, igihe cyose bemeye gukomeza kuba ingaragu no kwirinda, ariko nubwo babwiye ngo kwirinda gukwirakwiza iyi myemerere, Satani agenda yoshya abantu gahoro gahoro ngo akangaka ngo nta kibazo, kunywa inzoga nta kibazo, gusambana nta kibazo, kugira gute nta kibazo, akakagira gatoya, ariko ku iherezo bikarangira byose ibyo yashakaga bibaye. Iyi ni imigambi ya Satani ashaka gushyira mu bantu. Byahereye mu Butaliyani, ariko ubwo bihereye mu Butaliyani n'ahandi uko imyaka izagenda ishira n'ahandi bizagenda bihaza, kandi biranashoboka ko n'ubundi byahageze ariko bikaba bitari byagaragara. Ahangaha akaba ariho bigaragaye. Niba bavuze ngo kwirinda gukwirakwiza iyi myemerere yabo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibi ngibi ni Satani ugenda ubyinjiza mu bantu, ugenda abigaragaza ariko ntabigaragaze directly ako kanya, ariko buhoro buhoro bikazagenda bigaragara. Abakozi b'Imana, abanyamasengesho, musenge Imana kandi musabire abantu, Imana ibashe gutabara isi. Turakomeza. Ni icyemezo cyatangajwe n'inama y'Abepiskopi yo mu Butaliyani ndetse cyemerwa na Vatikani nk'icyicaro gikuru cya Kiliziya. Iyi nyandiko yemejwe n'inama y'Abepiskopi n'Abataliyani CIA mu Ukwakira kwa 2024. Gusa Vatikani yabyemeje kuwa 9 Mutarama 2025, aho igiye kwifashishwa mu gihe cy'imyemerere y'igerageza cy'imyaka 5. Urumva iyo myemerere niba yageze ibwami ikaba yageze i Vatikani, umva ko Satani ari gushaka kubyinjizamo. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, muzibuke ibyo navuze, muzibuke ko nababwiye ngo musenge kandi Yesu yenda kuza. Ubwo muzabona ibyahanuwe biri kugenda bisohora, muzasubire inyuma mwibuke. Harakomeza akavuga ngo iyi nyandiko ivuga ko abantu bafite imyumvire y'abaryamana bahuje ibitsina bashaka kwinjira mu batoranyijwe kuba abapadiri bagomba kwiyemeza kubaho badashaka, nk'uko n'abandi basore bemera kudashaka abagore. Uko ikomeza ivuga ko usaba kujya mu iseminari adashobora kubyangirwa kubera ko gusa afite ibyiyumvo byo kuryamana n'abo bahuje ibitsina, igihe cyose yaba yahisemo gukomeza kuba ingaragu. Kiliziya yatangaje ko iki cyemezo kitavuguruza icyari gisanzweho cyo gutemerera abaryamana n'abo bahuje ibitsina kuba abapadiri, ahubwo ko gishimangira ko abasore bafite ibyumvo byo kuryamana n'abo bahuje ibitsina ariko bakaba barahisemo kwifata no kudashaka nabo bashobora kwakirwa. Kiliziya yatangaje ko iki cyemezo kitavuguruza
icyari gisanzweho cyo gutemerera abaryamana n'abo bahuje ibitsina kuba abapadiri, ahubwo ko gishimangira ko abasore bafite ibyumvo byo kuryamana n'abo bahuje ibitsina, ariko bakaba barahisemo kwifata no kudashaka nabo bashobora kwakirwa. Murabyumva rero bakunzi b'umusaraba, mwebwe mwese musenga kandi mukunda Imana, muhaguruke dusenga Imana kuko nibyo bikwiriye. Muhaguruke dusenga Imana kuko Satani ari gukora cyane kugira ngo azabone abo ayisasira. Muhaguruke muhaguruke mubuhoze bwinshi cyane Satani ari kuzirika. Satani ari gushaka kugira ngo agushe abantu benshi cyane bihereye kuri ibi ngibi, kuko gahoro gahoro niko bizagenda bizamuka byinjira mu bihugu, dore ko no mu bihugu bimwe babyemera, dore ko no mu bihugu bimwe banabisinye bakabyemera. Ariko ibyo ntabwo ari byo, kuko Imana yaremye umuntu, umugabo n'umugore, kugira ngo bashakane, babane, bororoke, babyare. Ariko abahuje ibitsina ntabwo bazigera babyara. Satani rero afite umugambi wo kugabanya abantu kuri iyi si. Satani ntabwo yishimiye abantu ko abantu bakwiyongera. Satani ashaka kugira ngo arwanye umugambi w'Imana, kuko Imana umugambi ifite umugambi wo kuvugurura abantu bakaba abantu ba nyabo, bakaba abantu bubaha Imana. Ariko Satani we ntashaka ko umugambi w'Imana ukomeza. Yaguhaye imbaraga, iguha gusenga Imana, iguha imbaraga zo gusenga, kandi iguha impano yo kuvuga. Haguruka uvugire Imana kuko Imana iragukeneye. Haguruka usenge Imana kuko Imana iragukeneye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Ntabwo ari ukurwana na Satani, kuko ntabwo warwana na Satani uri mu kurwana, ntabwo ari mu mubiri, ahubwo ni ukurwana mu mwuka. Ntabwo uzagenda hariya bari kuvuga ngo bagiye gushyiraho iby'ubutinganyi ngo urwane nabo mu mubiri, ahubwo abakristo barasenga bagarwana mu mwuka, kuko nibyo bikwiriye, Imana nayo ikirwanirira. Reka mbabwire rero mwebwe mudukurikira, turabakunda. Muri uyu mwanya ni itangazo ryihutirwa ry'abanyamasengesho n'abasenga n'abakunda Imana. Reka dusenge. Murabizi ko no muri ADEPR byamaze kugeramo iyo nkuru yuko hagezemo idarapo ry'abatinganyi. Satani yatangiriye ahantu hose, yaje mu madini, yagiye mu maguverinoma, yagiye mu bihugu. Satani ari gukora cyane. Reka natwe dukore cyane, dusenga Imana, dore ko yinjiriye no muri ADEPR yayinjiriyemo, kandi niyo ADEPR yari y'umwuka, ariko birakomeye. Reka dusaba Imana imbaraga. Imana ishimwe cyane rero. Ariko navuga mukunde gusenga kandi musenge igihe cyose. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Reka duhaguruke dufatanye dusenga Imana, kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane kigaragaye. Ariko usenga Imana azatsinda ari kumwe n'Imana, kuko ntawe utsinda ari wenyine, kandi ntawe utsinda adasabye Imana imbaraga, kuko Imana izaziguha kugira ngo utsinde. Murakoze cyane rero, kandi mugire umunsi mwiza. Mujye mudukurikira ku Umuremyi TV, mukanda subscribe na like ko na comment, musharinge ibi biganiro igihe cyose, buri wese abashe kumenya igihe tugezemo, kuko tugeze mu bihe bikomeye cyane. Tugeze mu bihe Satani ari kurwanya abakristo, tugeze mu bihe Satani ari gushaka kugira ngo agushe benshi cyane
kandi yamaze kugera no mu bakristo, yamaze kugera no mu b'Imana. Ariko icya mbere ni uko dusenga Imana tugahaguruka, kuko muri kubona ko Satani ariko yagiye no mu nsengero ari kuzifunga kugira ngo abantu batabona aho basengera, kugira ngo batabona aho babonera imbaraga. Ariko reka dusenga Imana, no ku buriri bwawe wasengera, no mu nzu yawe ukahasengera, no mu ishyamba nubwo mu butayu bahafunze, ariko ijambo riravuga ngo tugire ubwenge. Ntabwo uzajya gusengera aho bakureba, ariko n'ahantu hose unagenda uri no mu kazi wasenga, ariko ntibigutere ubwoba yuko insengero bazifunze. Insengero barafunze z'umubiri, ariko izo mu mutima, izo mu mwuka ziracyahari. Ariko ndagira ngo mubwire ngo nawe hindura uko warwanaga, hindura uko wasengaga, hindura uko wavuganaga n'Imana. Niba waravuganaga n'Imana uri mu rusengero, ndagira ngo mubwire ngo hindura usenge Imana mu bundi buryo, kuko nibyo bikwiriye. Imana ishimwe cyane rero wowe uri kutwumva, hindura kuko birakwiriye ko uduhindura, kuko igihe cyarahindutse. Niba Satani ari kudushakisha ahantu hose, dore yatangiriye mu nsengero, dore agiye noneho gahoro gahoro ubu zigiye gufungwa, hari igihe kigiye kongera zifungwe burundu, ushaka wanasengera uhabure. Bibiliya bahite bazihagarika kuzisohora, banazihindure, dore ko banatangiye kuzihindura, bahinduremo amagambo ay'umwimerere avemo, yayandi arwanya Satani avemo. Ariko ndagira ngo mubwire ngo iyo Bibiliya yawe uyikomereho, uyibike, kuko hari igihe uzayishaka uyibure, hari igihe uzashaka kumva ijambo ry'Imana uyibure. Ariko iyo Bibiliya uyibike, uyisoma, kuko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iryo jambo ufite ni intwari ikomeye cyane. Iyo Bibiliya ufite ni Bibiliya ikomeye cyane. Ndagira ngo ubwe nkugire inama, bika iyo Bibiliya, kuko igihe kigiye kugera. Abakristo abasenga Imana bahigwe, abakristo bavuga Imana bahigwe, aho uzavugira hose baguhige, kugira ngo bakubwire ngo nta mu kanwa k'umuntu ntihavugwemo Imana. Ahubwo hagiye kuza ikindi kintu cy'uko buri muntu wese bagiye kumuha amafaranga kugira ngo abantu bose bahugire muri bizinesi, noneho Imana bayibagirwe. Icyo kintu kigiye kubaho. Ariko ndagira ngo mubwire ngo icyo nikibaho, uzibuke ko ubwo buhanuzi cyangwa byanavuzwe, kuko numara kugira bizinesi uzibagirwa Imana, wumve ko byarangiye. Nta muntu usenga anezerewe, nta n'umuntu usenga yishimye. Ariko ndagira ngo mubwire ngo icyo kintu nikiba uzabyibuke, wibuke ko ibyo byavuzwe. Imana ishimwe cyane rero. Reka nkubwire ngo Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze. Amen.